Ikiganiro cyacu hano kiba kiri special nyine turi kuri Marriott siko bimeze yego uri peace nitwa Peace Hosiana yes meze neza meze neza nanjye meze neza yivuze ngo meze neza ubundi bumeze gute yameze neza nuko bafite ubuzima Imana yabuntije meze neza ntarwaye nta kibazo mfite na kimwe ubwo meze neza yego kuririmba cyane abantu benshi bavuga ko uzi kuririmba cyane ndirimba akarimo gato cyane k'ikinyarwanda hanyuma twinjire mu tubazo twihuse kuko tutatwitahira akarimbo kamwe k'ikinyarwanda ako akaya ndirimba nk'indirimbo ushobora kuririmbira sheri wawe y'ikinyarwanda y'ikinyarwanda umutima wawe umuhe wose ukungana umenye kwa gukunda umurinde kubabara gukunda urumva ko nanjye nzi kuririmba ariko ndagerageza hanyuma Peace hano tujya tugira agace ko kuvuga ngo hanze y'ubuzima hanze y'ubuhanzi Peace ubundi ni muntu ki ntabwo tubyinjiramo cyane ahubwo mbanje kugira ngo mubaze kuri bike mbona Peace mu kurya ukunda kurya iki Peace nkunda ibiryo bitarimo amavuta cyane cyane ndayikunda nkunda imyumbati nkunda amateke nkunda ibirayi nkunda utuntu nk'utwo nyine bitarimo amavuta menshi kwambara yo ku cyumweru wenda sinzi usengera insengera Zayoni mu Gatenga Zayoni ukunda kwambara iyi myenda ugiye gusenga nkunda kwambara umwambaro kose wo mu rusengero umwambaro utagukoze isoni utambitse ubusa umwambaro kwambara wikwije kuko hari ahantu ugiye kandi ugomba kuba hari abakobwa nawe ubona ukabona bambaye nabi barahari ariko ntabwo nabajajinga kuko baba bafite impamvu babyambaye ntabwo nabona abajajinga kuri uwo mukobwa wambaye nabi yambaye ate hari ukuntu ushobora kwambara ariko ukabona nawe ubwawe birakujennye niba wambaye akajipo ugasanga ni kagufi ugasanga ugenda umanura ndibaza kuki wakambaye kandi ubizi neza ko katagufitinze mba numva icyo gihe wambaye nabi kiza nuko wakwambara wenda ibintu wumva ko uri flexible bitakujennye hanyuma uri umuhanzi hanze y'ubuhanzi umuntu yakwibaza Peace akora ibiki ibindi bintu biguha amafaranga nta kindi kintu nkora music as career nta bindi bintu byo ku ruhande wenda bituma ubona amafaranga umuziki ni ugutunze umuziki ni untunze ko nawuhisemo of course nicyo kintu kigomba kuntungamo hanyuma wishimira kuba uri umunyarwanda hari abantu wenda bavuga ati iyo nza kuba navukiye nko muri Amerika iyo Imana iza kuguha amahitamo yo guhitamo igihugu uza kuvukiramo ari kuvukira mu kihe gihugu ntubeshye nakubeshye reka mvugishe ukuri nkunda Amerika cyane mba numva aricyo gihugu nkunda cyane kurusha ibindi gusa u Rwanda narwo ndarukunda kuko of course nicyo gihugu cyandeze nicyo gihugu cyambyaye ngomba kugikunda kuko ni igihugu cyangize uwo ndiwe rero nta cyandutira u Rwanda ariko umaye second choice nahitamo ya Trump hanyuma Peace tusubire inyuma gatoya mu bwana bwawe sinzi niba wibuka igihe wigaga primary ndabyibuka ndabyibuka nshobora kwibuka ujya wibuka udukora igihe twakubaye wiga muri primaire akantu utazibagirwa hari abana nk'urugero hari abana bakunda kwinyarira muri primaire wowe muri primaire byakugendekeye ku buryo na n'ubu ugifite urwibutso rwa primary ikintu nibuka cyambayeho bigeze kutugurira inkweto tukiri abana urumva umwana w'imyaka 7-6 kujya muri primary batugurira inkweto noneho kubera kuzikunda cyane naraziraranye nyine kuko bazizanye numva nzikunze ndarana inkweto ndavuga no gute inkweto zanjye nzibika kandi ari nshyashya ndavuga nigiye kuzirarana kugeza bukeye twarakeye inkweto nzambaye ubwo zari zimeze zari inkweto nziza cyane zifunze nziza cyane z'abana abakobwa bakunda kugira amahitamo nk'ayo wenda tuvuge iyo bigeze ku bintu byo kwimarira ntizere ntabwo urashakana ikansi abakunda kuvuga ati narashatse ugute nambaye impeta nyinshi ntabwo napfa kumenya ngo ni iyihe
okay hanyuma nashaka kubaza we amahitamo yawe abaye hehe arabakobwa akunda kuvuga ati njye nakwishakira umuzungu sinabana n'abirabura weho bimeze gute? icyo kibazo kirakomeye icyo baziye rimwe ntabwo se wowe ukunda kuba warongorwa n'umuzungu? nkunda abametisi ariko ntabwo nkunda abazungu kuba wenda nakwimanya nawe ntabwo ariwe nahitamo umunyarwanda cyangwa se ntabwo nkunda abazungu. Ntabwo nkunda abazungu cyane. Hanyuma sinzi niba ugifite ababyeyi bombi kugira ngo ntibaze icyo kibazo ariko niba waba wenda utakibafite sorry ariko reka twerekeze mu bwana bwawe nanone. Ni ikihe kintu ababyeyi bakundaga kugucyahaho ukaguhaho advice ku buryo na n'ubu gikurikiza ukigendera muri uwo murongo kavuga ati yari warning kabisa ntabwo nagomba ni yari nyiranarengwa kuri mama na papa babaga bagikora bari kumerera nabi? Ikintu nibuka mama yakundaga kumbuza, mama yangaga umwana uzerera umwana uzerera ku buryo wabaga wazerereye bikaba ibibazo ku buryo nakuze n'ubu ngubu kuvuga ngo ndagiye nta gahunda mfite nta hantu hafatika ngiye ni ikintu yijutse cyangumyemo na n'ubu ngubu ndabanza nkicara ngatekereza se ngiye he kuvuga ngo ndagiye nta hantu ngiye kubunga gutyo gusa ntabwo bikunda kumbaho nicyo kintu numva banyigishije. Utekereza iki ko umukobwa ushobora gutaha saa 9 za nijoro wenda tuvuge ushobora kubitaha ari akazi wenda ukora muri hoteli ukora muri bare wenda bikaba byo ariko wenda kuba umukobwa yajyana n'inshuti ye bagataha saa 9 z'ijoro icyumweru cya mbere ikindi bikaba ikindi cya gatatu ubitekereza iki? Gutaha nijoro sinibaza ko ari ikosa cyane, byaba bitewe n'impamvu itumye utaha nijoro. Wenda yajyanye n'abashuti be bakunda gusohoka bagataha ayo masaha bifite aho bibangamye rwose ntabwo cyaba ari ikintu cyiza ariko bafite impamvu ifatika ituma bataha ayo masaha kandi ifite inyungu cyane kandi inyungu nzima banumva ko nta kibazo kirimo. Urota? Ndarota ibyo warose? ndabyibuka rimwe na rimwe ariko hari igihe ntabyibuka ariko hari n'izindi nshuro mbyibuka. Twamaze ducatinga. Hanyuma n'izi nzozi wigeze kurota kumva ziguteye ubwoba na n'ubu kuryo uzibuka ugashiguka? Hari inzozi zikunda kuba ariko akenshi zikunda kumbaho iyo ndyamye akanya gato hari ukuntu urota uguye nko mu cyobo cyangwa ikintu wikubise hasi kikagupfuka nk'umuntu ugahera umwuka. ntabwo ari cyo nshaka kuvuga ibyo ni ibintu biri no mu bisanzwe bibaho ariko nk'ikintu kinera ubwoba cyane kwa kundi urota ugiye nko kugwa mu cyobo ugahita ushiguka usanga uri mu buriri ndikaga cyane biba biri none ngize ubwoba. Amuru sikorere twese turayibuka bize segonderi nawe urayizi. Abasore bakundaga kukwandikira nk'udupapuro urabicyabibuka? Ntabwo nabibuka. Ubu utazibagirwa yakwandikiye mu iki cyo gihe? ntabwo byibuka ariko of course agira iby'urukundo inkuru zijyanye n'urukundo. N'umwe wibuka ugeze gutereta cyangwa kuduraga nk'uko abantu bakunda kubivuga? Nyiri muri segonderi se barahari ariko ntabwo nabavuga. Ni iki kintu kigeze kugukoshona kavuga ati iki kintu banakinesheje umutwe hari ukuntu umuntu aba afite nk'akantu kakamutenguha nka kuri kamera yidutengushye wowe ni nk'iki? Ikintu cyanengushye zuba kitari kuza. Hanyuma pisi tuvugishe ukuri ugeze kuri iyo myaka yawe 20 n'ingahe harya? Kuki kuyimbaza ntabwo nyikubwira ngo nta mukobwa ujya wivuga imyaka niko bavuga ariko ubona biterwa n'iki kubera iki abakobwa bativuga imyaka? Sinzi hari impamvu yanjye hari n'impamvu z'abandi. Hanyuma kuri iyo myaka yawe ntabwo wigeze ujya gusura umusore muri geto? Ariko hari nk'igihe urumva ufite inshuti iba muri geto kandi wenda biri ngombwa ko umugeraho ashobora kuba arwaye cyangwa afite izindi mpamvu ntabwo byakubuza kujya kumusura ngo nuko utangiye gusobanurira cyane. Impamvu mvuze gutyo njyewe nshatse nyine kugira ngo usubize icyo ashaka kumbaza nyamukuru
wa mukobwa nyine ujya muri ghetto kubera izindi mpamvu nibyo mise ntekereza gushaka ko njye nakubajije ntabwo yigeze ujya gusura umusore muri ghetto yego twagiyeyo kenshi we nande n'abashuti banjye oya wenyine wowe wenyine ntabwo ndajyayo umva tinyuka gusura umusore muri ghetto wenyine byaterwa n'impamvu injyanye hari umushuti wawe akubwiye ngo agusure umusure wajyayo ambwiye ngo atarwaye yakuvuga ati okay inshuti yanjye cyangwa se sheri nk'uko mu bantu bakunda kubivuga ndashaka gusure hano muri ghetto ndibana wajyayo byaterwa n'imibanire yanjye nawe cyangwa n'uburyo nsanzwe muzi ni he yatuma mwamubanye gute ku buryo utajyayo hari umuntu ubona hari nk'abantu ufata nk'abavandimwe ntabwo rero wareka kumusura wenda yagize nk'ikibazo cyangwa se afite impamvu nyamukuru yatuma umusura ntabwo byakubuza kujya kumusura hanyuma wenda pisi dusoza agacati kacu ni iki cyane cyane ubona ku bakobwa b'abanyarwanda ni iki ubona umukobwa w'umunyarwandakazi yakora kugira ngo yere kugira image yere kugira isura mbi hari ibintu bikunda gutuma abakobwa b'abanyarwandakazi bagira wenda isura mbi hanze aho wenda yambaye nabi wenda se ngo yashyize amafoto kuri Instagram njya mbyumva abantu babivuga ngo yambaye ubusa basanga ibyo biragusiga image itari nziza ngo yakuye ngo abagabo amafaranga we nkakubazaho nako wakura umugabo amafaranga bya bindi bita ngo ni ugukura ngo ni ukugenda ugasaba umugabo amafaranga n'ibiki wowe wabikora nta mpamvu yabyo ubundi umuntu agomba kwigira sibyo ukagerageza gushakisha nubwo waba waburaniwe si byiza ko kuko hari ukuntu umusaba amafaranga ariko nawe akagusaba ikindi rero mu rwego rwo kwirinda icyo kintu wayo nawe tutagerageza ugakorera amafaranga yawe akaba ariyo ukemuza ibyo bibazo byawe uba numva atari ibintu byiza byo kujya kwakabangaba amafaranga abakobwa babaye muri ubwo buzima bwo gukura abagabo batekereza iki ubona babayeho bati ntabwo navuga ko babayeho nabi ariko sinibaza ko baba banyuzwe hanyuma dusoza kuri ya nama yacu ubona umukobwa yakora iki kugira ngo aho umunyarwandakazi wubashywe yubahishije kandi nyine ufite n'ijambo atari umuntu basuzugura uko bisa kose mba numva ari uko yagendera ku ndangagaciro z'abanyarwanda nkiziye nk'urugero ni ukubaha umuco hanyuma pisi hari ubyumva ute umuhungu akubonye nk'ari hakurya akagusifura ngo wareba inyuma ushobora kuhareba ukamenya impamvu aguhamagaye kuba wowe wagusifuye nta kibazo agusifuye akavuga ngo waza utazi ko ari wowe kumva umuntu yagusinyaye inyuma waza tudafitanye gahunda ntabwo nagenda kereka ari nk'umuntu musanzwe mufitanye gahunda ukuntu umuntu ashobora kuba wenda mufitanye gahunda utari kumubona ko wenda yahageze akaba yakoresha ubwo buryo ariko nta gahunda mufitanye sinibaza ko haba usubirayo gukora iki ku myaka yawe washaka umugabo ukurusha imyaka 25 why not urukundo ntabwo rubaza impamvu ushobora kumushaka rwose kuko urukundo ntabwo rubaza ngo ufite imyaka ingahe ntabwo hanyuma niye nama wagira abahungu nabo barabungu ngo bitwara nabi nubwo twaganiye ku bakobwa cyane harimo abahungu banywa n'ibimogi washaka umuhungu nk'urumogi nubwo ari bibi I told you ko urukundo ntabwo rubaza impamvu ushobora kuvuga ngo ntabwo namushaka ugasanga ejo ndamushatse rero urukundo ruhari kandi ukaba ubona ingeso wenda yaranze ntabwo yatuma wanga umuntu kuko urukundo ni ikindi kintu ni ibintu birebire kurusobanura ariko ntabwo wamwanga kubera ko cyangwa ushobora kumufasha kubireka ariko sinibaza ko wamwanga kubera iyo mpamvu byanze hari ibintu ngo biba byarabaye chronique ku buryo umuntu kubireka byanga ubwo nyine ntekereza ko wamujyana kuri polisi wajya kurega umugabo akamubwira ati umugabo wanjye yanywa ibiyobyabwenge mumujyane muri rehab nibura azaza byaramuvuyemo wabyemera ko umugabo wawe kuvuga ikosa cyangwa kuvuga ikintu kiri urumva kiriya ni anti society ni ikintu sosiyete nubwo itemera umugabo wawe yarabaye chronique cyangwa inshuti yawe ku biyobyabwenge wamujyana ukavuga ati please munjyane muri rehab are addicted nibura ukizera ko bazamuzana yarabaye ariko wagira ubwo butwari bwo kuvuga ngo umuntu wanjye ari ufite ikibazo runaka nubwo kiri gihanwa n'amategeko ariko mumujyane mumutunganye muzamuzana ari muzima ntekereza ko niba ukunda umuntu ushobora gukora buri kimwe cyose gishobora gutuma agaruka mu murongo muzima akaba wa muntu muzima kuko ntekereza ko ikiyobyabwenge ntabwo ari ikintu cyiza kiba kiri kumwangiriza kiba kiri kwangiza ubuzima bwe
rero ikintu cyose gishobora gutuma agaruka mu nzira nziza ubwo ari tutagikora ubwo ndashaka kumva we ko umugiriye nabi ariko burya birafasha byamufasha pe kugira ngo agaruke ari umuntu muzima agaruke ari wa wundi wifuza yes peace turashoje niba ari ikibazo kimwe cyangwa bibiri wumva ntabwo byarenga ibyo wambaza nanjye nagusubiza twihuse hari ikibazo wambaza ikibazo nakubaza ikibazo nakubaza ese wowe ufite umukunzi ufite umugore n'umwana umugore n'umwana umwe urambeshya impeta iri hehe kuki wayise yaragize yahise ifata cyane bagiye kuyongera urambeshya ikibazo cya kabiri urakoze kumbeshya kandi njye ntabwo nakubeshye nakubeshya rwose n'ubukwe bwanjye uzaburebe kuri cana yanjye bubaho none se gute utambara impeta kandi nagusobanuriye nakubwiye ngo yabaye ntoya noneho bagiye kuyongera so rero se ntubona ibisigisigi ko aya ntabwo ndi kubibona uri kumbeshya abarabiza ba ZOOM TV kandi ubukwe bwawe muri kuri cano nzanira guhita nk'uhari nk'ububone Rwanda umugore mwiza cyane ufite n'umwana wanjye yitwa Cyusangabo Ivan ibyo ngibyo ariko ntabwo nari mbikubajije twagiye ku kindi kibazo ese uba wifuza umwana wawe azaba umuntu ki mu gihe kizaza biragora guhitiramo umwana kuko rimwe yakuze nawe agira amahitamo ye bitewe wenda n'ibigezweho icyo gihe hakumva numva umwana wanjye abaye nk'umuntu abaye umunyamakuru ngo arinde umunyamakuru c'est bon ariko nanone akaba nk'umusirikare byaba ari byiza akagira ikirenge mu cyase nicyo ushatse kuvuga ndumva ibibazo byanjye ari ibyo ubu next time nzakubaza ibindi hanyuma ndagushimiye cyane peace kuba wemeye kuduha umwanya wawe kandi comment ya nyuma nuko yuhambo kandi ufite n'ubwenge bwinshi urakoze wanareba neza mwicisha bugufi basimita amasiga tubashimire mwa mudukurikiye kuri ZOOM TV24 twa turi kumwe na peace ku munsi karaga chat gato yakihuse ariko icyo nakubwira nuko nyine peace uko mwabibonye aritonda ari humble n'umwana w'isociable ntabwo ashyira umupira hejuru urumva twagiye tuganira kandi ukumva ibibazo byose ntukuganira nta ntambara ziba ziri twemeza peace kaho rero weekend nziza twemeza urakoze cyane bye bye namwe muri leta zunze ubumwe za Amerika uri Burayi cyangwa muri diaspora yariyo yose tugusuhuze kandi twizere ko umeze neza mujye mubona ku dolari mujye mutwoherereza muheze na ba mukecuru hari igihe abantu bagenda hanze bakabona ibidolari byinshi bakajya bava muri Amerika amafaranga muri ihe mujye mwohereza na ba mukecuru mwasize hariya mu cyaro sibyo kugira ngo bumve ukuntu muri Amerika hamera. My name is Didas. Keep watching.